yayobotse kare kandi wamurenganya uyu mubumbe ni turagusaba utarakora subscribe kuyikora ndetse share na comment inkunga ikomeye iyo turabashimiye muduhe umunsi ku munsi muduhe ibitekerezo byanyu muri comment murabize ko dukora ivuga ubutumwa tugenda tugera hirya no hino uyu munsi tugeze ku muhanda aho tugiye gusanga abasore bakora akazi ko koza imodoka tubaremamo ibyiringiro kandi tunababwiriza ijambo ry'Imana. Kino cyambabaje nukujya gutereta umukobwa yarangiza akakubenga none hakuziza kumugaye cyangwa se ufite ubumuga kandi ikindi ubumuga si wowe wabwizaniye ntiwanabiteguye si n'ubushake ngo bishake kandi ajyambira abantu ubundi abantu twese turabakandida bo kumugara kuko ntawe utamugara rero icyo kintu cyarambabaje mana we reka nkubwire ikintu kibaho ngiye naterese umukobwa kamvugeho yenda umunota naterese umukobwa ni nasohoye alubumu yanjye ya mbere igaragara tumenyana rero kuri televiziyo abonye nomero noneho duhura gupanga ku bana noneho ubwo icyo gihe namujyanye ahantu fata bayigurishaga igihumbi icyo gihe yaguraga 350 yaho igihumbi urumva ko nari mfite bitatu nguzirizaho ibindi bibiri noneho agiye no kunywa ntiyanywa gakeya ayimaramo amafaranga bamuhiye indi fata ya kabiri nanjye ndihangana ngo ya kabiri nsigarana igihumbi noneho ndanirarira ndavuga ni reka mutegere sinari kumuha yose namuhaye sekisa nanjye sigarana sekisa ageze mu rugo aramamagara nditaba ni karamesheri arambwira tumva nkubwire ati rero gahunda twapangaga yo kubana ntago igikunze ani kubera iki arambwira ati narinzi kumuga namugaye 2001 barandoze nkuruza ikibuno imyaka 2 yose ngendera hasi mbere cyambabaje yenda nyimara kumugara nukujya gutereta umukobwa yarangiza akakubenga none hakuziza kumugaye cyangwa se ufite ubumuga umukozi w'Imana akaba umuhanzi araje abibwira hari indirimbo tumwibukiraho ntago yasiga teremye yatabaye na Donati ntaho yagiye reka
tumwakire. Donati ninde? Donati avuka he? Donati nk'umusiporutifu nabyo harimo benshi batari babizi, ariko twe twagira ubuntu bwo kubimenya, reka utwibwire. Amazina yanjye usanzwe ni Nezimana Donati. Mvuka mu karere ka Gicumbi ahantu bita Iyaramba, niho mvuka. Ubwo busanzwe murimo nkora ndi umuhanzi nyine uririmba indirimbo zihimbaza Imana, kandi uku kuririmba nako gufite aho kwavuye. Ikindi twagira ubuntu abantu babana n'ubumuga cyangwa se bafite ubumuga, hari imikino y'ababana n'ubumuga igiye ibaho. Rero ndashimira Imana, nyina umukino wa wheelchair ariyo basket y'abantu bagendera mu tugare, nyinira akarere ka Musanze. Nkakina na volley, y'ababana n'ubumuga wenda barayiza abantu benshi, nkinira akarere ka Kicukiro. Burya uri umusiporutifu kazi kubera Imana byose biremera kandi bigakunda. Donati nk'umuhanzi rero mu ishusho y'ubuhanzi, ndagira ngo ugire indirimbo ushyiraho tukwibukiraho, kandi nawe muzi ufite harimo iyo ukunda. Kamere ko yenda waririmbaga ngo yatabaye Donati, kuko navuye ku mateka kuvuga ngo Morodekayi nawe namuvuzeho, nanjye ngomba kwivuga kuko Imana narayibonye. Siyo numvanya abandi, ahubwo nanjye narayibonye. Ni indirimbo narakoze ivuga ngo ngihanganire ku cyavu wicecekere, Morodekayi yakuwe ku irembo, yatabaye na Donati naho yagiye we. Donati umwana w'umusore, umugabo ufite ubumuga. Ese ubumuga warabuvukanye? Donati nta sida wagize? ubu bumuga mbese wabugize mu gihe ufite imyaka ingahe, cyangwa se warabuvukanye? Amakuru mbese. Muri make navutse nk'uko abandi bose bavutse, nta kibazo nari mfite. Namugaye 2001, barandoze nkuruza ikibuno imyaka 2 yose ngendera hasi. Noneho mu gukuruza ikibuno ngendera hasi, ntago nabashaga kubona uko njya kuri toilette, kubera ko yenda izi wese zenda zo mu mujyi bicaramo nge nzibonye vuba. Kera nge bancukuriraga ahantu akobo nkabasha kwihengekamo, ariko ikintu nshimira Imana muri kimwe, muri iyo myaka 2 nkuruza ikibuno, naje kugira amahirwe nza kubona umuzungu kufasha mu buryo bwo kwivuza. Uyu muzungu yajyanye kumvuza ahantu bita Iririma, banyohereza Igatagara banyohereza Inemba banyohereza muri CHK, hose biranga. Mu kwanga si uko ubumuga bwanjye bwari bukomeye ku buryo batabuvura, ariko hari ibintu Imana yemera ko bibaho. Uyu muzungu arangije abwira iwacu, aramubwira ati nta kindi namarira umwana wanyu usibye kumushyira mu ishuri Gatagara. Nizi Gatagara umwaka wa mbere n'uwa kabiri n'uwa gatatu n'uwa kane. Umuzungu yarankundaga cyane, uburyo yankundagamo numvaga azanyubakira inzu akanzanira umugore. Mbese muri make numvaga wakwerekana nicanye na nimugoroba mfite mu byanjye 6 napakije agaturu hari agrafre BBS yatwara yakwibye oya do nukuvuga ngo yatwangweremo 3 arambwira ngo nyine kugira ngo bivemo nanjye na hano mbu bari ntabwo mfite noneho itoya bigenda reba bakimana kureba ayibonye shira umukuru oya shira umukuru gucu gatomora kunyanyeganyeza kujya nyeganyeza turebe kadanza nageze ako nawe umenye bamwe ndebe yuko mwareka ibikoresho mwana. Ase wowe byagenze gute? Ngo natwe ariko abaho byagenze pisi z'Uwiteka rero natwe pisi z'Uwiteka pastor barone wapi wowe ukadukitanga za pisi zagurya kare izo pisi twaraziretse manega yawe gufata rijya karambika
bya bintu birakora murabona mwebwe atabakura nuko kugerayo umuntu akareba yuko abapasitana ntabwo babaye Babiloni ntabwo babaye ariko kandi abantu bagwa amapisi ameze gutya ayoheruka tukiri kumwe reba pisi zigezweho mino minsi manega yanjye mwami Yesu tumaze gutsindwa n'ijambo rye n'ubuhamya bw'umupasiteri tumaze gutsindwa n'ijambo rya n'ubuhamya bw'umupasiteri turinginze kutubabarira ibyaha twakoze turinginze ngo tubabarire ibyaha twakoze wanze satani n'imihango yose ntituzongera gufata ibiyobyabwenge ntituzongera gufata ibiyobyabwenge ntituzongera gusambana noneho igipantaro wagira ngo kirapima ibiro hatari n'ubwo buzima pasita wadumije umuzigo tubyigana nawo kwigisha ni inyamaswa z'ijyandara ndashaka kuzabazanira bibiliya ibitabo by'indirimbo bakajya inzoga wenda njyewe ukansengera nkanjye biranciye burundu ubu ni njye bisoreze inzoga ni pe inzoga ni pe nibyo byatwaye ndayabona rwose narashiriwe ndashaka kubasengera haleluya ikiraro ko mbona riganje mwana aho mukuru umucangagiriza nari amabuye ya nyirakaraye hano ndamanuka amashobori ko tuhazamuka twikoreye turi mu kazi ubwo mwamwe ari hatari kumanuka nikoreye cyo senkane cy'umucanga cya sukari ako mwana bya bibabaje sibyo muvunika gutya mwarangiza mukashira ababyeyi ikibazo rero reka nkubwire papa wawe yo nanyweye agacupa nambaraga ngira ziva mu gacupa noneho imbaraga ziva mu kwizera ku cyumweru mafite inzara ngomba kujya gupagasa kugira ngo ndebe ko nabona none se uri mu mucanga gwa ni waba uri gusenga byashoboka se byashoboka nyine gute nere bakuzamuka hano ibebi karira ubuntu biratubabaza wazamurana kirasenga wakwerekana nicanye na nimugoroba mfite mu byanjye 6 napakije agaturu hari ya grafre bebe yesi yatwara yakwibye do nukuvuga ngo yatwangweremo gitatu arambwira ngo nyine kugira ngo bivemo nanjye na hano ububari ntabwo mfite ni wamusonga nyine wamuhaye gitatu nicyo mwamwere namuhaye gitatu ngo ari bujyane mu rugo icyo nyine nanjye gitatu cya twakinywereye natwe mbese wabirangirije abari sawa atari mu gice cyara hepfo navuye mu kare mutamushyira mu gasheke tabihoriramo ariko wagira umunwa hari we nyangira n'umuntu kuvugisha ibanga nicyo wibagiwe ariko rero ubundi inaha bamfatamo nk'indaya nkungura nta kintu ngeraho yose ngo yashira indaya yose ndayanywera reba nk'ubu ukuntu umeze abe nibati aberenze ariko ikibanza kiba gifite ababyeyi se ko nawe yewe n'ababyeyi ni ikibazo nabwo ko nabananiye bizavamo ariko mbare nsiga ngusenge ukishije usenga se bukoko
byama ukijijwe wakire Yesu nk'umwami n'umukiza. reba amazi nirwamo ariko nta nirirwaga mu mazi azindukira mu mazi nifuza kuzambara inkweto zifunze ngo numve uko bimeze. inkweto zifunze ariko njyewe ntabwo nakuraga. dore n'utungutu n'umukobe n'utungutu n'umukoboyi ubase njye amazi Denise bodaboda nambaye n'umukobe bazinyweye dukorana ahantu avuga ati ndabona yamara amayoga reka n'umusore reba ibirenge mfite. Bazi urumva udakuyeho mwana. reba bazaho wewe arakasiriye byarangiye ariko kandi umwemera Yesu araguhindura amateka. Reka mbanze mbaho ubuhamya bwanjye sibyo. Njyewe nanjye ubuzima murimo nabubayemo. Wenda njye sinakuraga umucanga ariko njyewe nozaga imodoka. Nabaga mu Kinamba. woza imodoka. Nabaga mu Kinamba noza imodoka kuva 9/6 kugeza kamera irebesha n'ibyo nakubwira nimba ndi kuvuga muri ibyo ngibyo sibyo. Ubu buzima mubayemo njye nabubayemo. Nanjye nabaga mu Kinamba kuva 9/5 jenoside irangiye kugeza ejo bundi 2011 nkora ubukwe nari nkiri umunamba. Uretse ko rero narakijijwe nirirwaga mbwiriza ariko nkaza nkoza amapine y'imodoka ariko kugira ngo mbashe kubona ikintu amarongo mbona ikintu nanduranyije n'ibyo nazamuye abantu. Nakoreshaga ibikoresho byose nzo kuvuga ganja bazifashe se nawe ntabwo byabona gukora iki reba kase kubikati nahaye mwana natazati ndaje ndaze mbarebe kono murebe nawe bose se baceceka bakava muri koma mwana yazanye kotini zisoni zawe wowe basta warahindutse rero warahindutse man tugezeyo kuri wowe semwe muri gushona bayotse man niba narakijije kandi ndeba nawe ugiye kudukorera agiye kugashyiramo ko nagezeyo urumva ndimo ndabereka ko nagize gute wagezeyo se nageze ako nawe umenye namwe ndebe yuko mwareka ibikoresho mwana ase wowe byagenze gute ngo natwe ko abaho izo pisi z'Uwiteka rero natwe izo pisi z'Uwiteka pastor reba none wapi wowe ukaducitana za pisi zagurya kare izo pisi twaraziretse manega yanjye gufata rija ukarambika ya bintu birakora murabona mwebwe atabakura nuko kugerayo umuntu akareba yuko pastor ntabwo abaye Babylone ntabwo abaye ariko kandi abantu bagwa amapisi ameze gutya ayoheruka tukiri kumwe reba pisi zigezweho mino minsi manega yanjye tuganza dusuzanya gutya uheruka za gutya byararangiye ubu tugeze gutya tugeze kuri izi izo zirakura amatako aho besa kumanuka gakeya wajya barugo waza nabijomba muzane unjipana unjipana binji bikoko Kerekani mafimiri kamba nta kibazo harimo mujyane mu boss neza mu mujyane telefone bana kapcheno nare pato tuko ndabinyeganyeza noneho itoya rero bigenda reba bakimana kuri reba ayibonye shiga oya shokuru gucu gatomora kunyanyeganyeza gutya nyeganyeza turebe nyeganyeza kadanzamuye ni gutyo ugenda ushona buke sana mwere reba umwana
reba njyewe turebe bakabona abana baba bariye ubona ko twananutse n'ubera gukora ngende basenge ariko icyifuzo kiruta ibindi byose ukwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza mu buzima batabi wabaje waravutse nabi ugakura nabi abandi bakiga ntiwige ugashaka nabi ukavunika nabi ugapfa nabi ukazanarira ukabura n'ijuru urumva bitaba ari ijoro hatari none se mwari muzi ko uyu munsi nza kubareba hari uwigeze anabirota mu nzozi ze se ariko nabyumvishamo ndavuga ngo reka nze mbarebe hari ijambo Yohana rero yanditse mu rwandiko rufunze rwitwa rwanditswe na Yohana aravuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho muri urwo rukundo rero nirwo rwanzanye hano ngo nze mbasange muri aka kazi Imana ibakunda Imana yankunze ikankura Nyabugogo aho nabaga hariya kwa buraza njye nozaga imodoka nanjye nirirwa hariya hariho nibera ngangiye abariya bose bakurikiye bashira urumva Imana yanywenya hariya nyine ikampindura ubuzima nka buri Kristo namwe niko yabahindura ubuzima amen ureke mbasengere kabisa ndarusha mwami mwature muvuge ngo mwami Yesu tumaze gutsindwa n'ijambo rye n'ubuhamya bw'umupasiteri turinginze kutubabarira ibyaha twakoze wanze satani n'imihango yose tuzongera gufata ibiyobyabwenge tuzongera gusambana uhereye uyu munsi wa none batumwomeze njyewe ubwanjye nasubira mu byaha ariko ufashe ukankomeza sinabisubiramo gushimira imbabazi zawe izina ryanjye ryandike mu gitabo cy'ubugingo uzaza gutwara itorero nanjye nzabemo shimira imbabazi zawe ungiriye twahumirije Mana data wa twese mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo shingiye ku mbabazi zawe n'urukundo rwawe ruhoraho iteka ryose nk'uko umwanditsi yanditse abaho ko wakunze abari mu isi cyane byatumye utanga umwana wawe w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho nateye intambwe asanga aba bavandimwe muri aka kazi bakora ko gukura umucanga nanjye ndabasenga bamaze kwemera intege nke zabo ko ari abanyabyaha mbasabiye imbabazi uhereye umusore bagasubire mu byaha ukundi uko waminduriye ubuzima nabo niko wabahindurira ubuzima ukimara kubababarira bafata ubakomeze ubakureho inshuti mbi ubahe inshuti z'umugisha kandi ndabasengeye ko n'ibyifuzo bafite bisubizwe nawe uko bagiye babima kugira ngo bamenye ko uri Imana ishobora byose byanezeza abo babaye mu buzima nk'uko nari ndimo tubanye mu bwami bwo mu ijuru bafata ubakomeze ndagushimiye kuko ubafashe ndagushimiye kuko ubahinduriye ubuzima ndagushimiye kuko uyu munsi ari uwabo mu izina rya Yesu amen tujyana umucanga wose pastor agakura munsi wacu ipantaro yawe ese ntabwo biri bukunde ese ndawujyana mu rugo mvuge ko kuvuye mu kazi mu kazi k'Imana akazi k'Imana kandi ugomba kugera ku bukeye reka mwihorere jyana mu rugo bazagakuramo neza mutayeri azagacawukuremo urazambara hirya maje kumuka urazambara maje kumuka pe nareba kandi Imana iguhe umugisha gutya barista bagiye ukorera Imana
itukura wari uburuhuko ridashira wayikoreye imirimo yawe guherekeza ansigiye abana umudamu we nahaguruke anzanira abana bose adashigaje n'umwe haleluya haleluya imana